Kandi umuntu bagiye guha igihembo muri karite yose kikize kandi ntabwo ujya mu nda yayasha cyakoze byo sheri nanjye ibyo mbikuziho pe ariko sheri mfite igitekerezo akabanza se twarebye ukuntu tugashiriramo byibuze n'akazi niyo yaba ari n'abapangayi ntibajyamo buriya byakunda rimwe ariko byasaba ko twabanza nyine kubitekerezaho nyine niba uri umugabo wanjye dukundana se ntubizi byo gufatira nyine ari amafaranga turi gukoresha mu kazi ubwo nese ariya tubitse kuri konti ari gukora iki ese ko nari mfite bije yo kugura imodoka koko mana shira imodoka koko oya imodoka nyine yego nayo ni nziza ako menya ngo imodoka ntabwo izajya twinjiriza kurusha turiya tuntu nyine twakubaka hariya tw'utunegisi niyo yaba n'inzu nziza ntacyo umuntu yajya anareba ukuntu nyine ashiramo abapangayi bikajya binadufasha mu buzima busanzwe erega shiri n'akazi kabaye ngombwa ko kabura turiya tuntu twadufasha sibyo igitekerezo mpaye uko byasa kose ndaguha igisubizo kandi cyiza kandi kizima kabisa ko numvisha ugatekereza nanjye ahantu kanguze pe yego ntacyo nyine tuzajya tugenda tubikoranaho neza sheri yego ko turi kumwe ntituri kumwe sheri wanjye ese uko ukibona muri umuntu wanjye atambuka intuze oya ntabwo ariyo narebaga ntiri gutekereza kuri kumwe n'icyatsi nise ko utabitekereje karataratambuka asheri ntangiye kugukemanga ntushake kubiryamira nta kunyemanga nyamara sheri ntaba ari ibyo bintu ntekereje kuko ukuntu nkubonye sheri mbabarire nawe ndabizi ko utajya uca inyuma ariko ibintu mbonye ahangaha mana yanjye mbona wowe na Jane sheri nta kibazo okay biraba ibyoya ntibizaba amaraso ibyo ubonye nyine ndumva unyemanze kandi urabizi neza yuko ndagukemanza muri karite yose baranze ndagukemanza ariko urebye Jane sheri birantunguye ni ubwa mbere ibi bintu mbikubonyeho birantunguye biriya bintu oya wallahi nari gutekereza mbwira rero icyo kintu watekereje gitumye ureba Jane bigeze hariya uzi ko ijisho urebye Jane utararindeba n'umunsi wenyine wari unyisabiye nese kuba nari ngusabye byari bihuriye he na Jane bafata ari amafaranga tukabubakamo amanegisi nibyo nari ndimo gutekereza noreka kubizi nyine iby'abakobwa by'abakobwa mana ndabigusabye birabibyuya mana kuko ntabwo nakorohera sheri ntabwo nakorohera mwese ubonye byibura basimuvugisha akose gusigaye ufuha cyane sheri ndafuha erega uri umugabo wanjye ngomba gufuhira abakobwa bari aha hanze noneho ntiyakibabara umuntu b'abakobwa ntiyakibabara mu kazi biwe basigaye bumva noneho buri mugabo wese ubaye sheri niyo mpamvu ngufuhira tugira ngo ngufuhira nkwanze sibyo fata nyine nk'umupapa kuko nakwitegereje umudamu ewa hafi no kuba twatandukana si wowe wandebaga icyo wari uyobewe rero yacu nkikubona wumve ko nagukunze byatashye niyo mpamvu numvaga nyine afite amahane numva ari gusakuza cyane ntabyo yamenye nta nubwo azi ko tuganira ahubwo se nshaka tuzaganira adahari yagiye ubona umwanya ryari ubizi se kumwe abandi nawe nyine wowe uzabipanga uzanasohokane rata ariko ntabimenye yagira amahane oya mukuru wawe byagira amahane ariko nagomeza kuzana amahane cyane nzamusubiza mu rugo njye nsigare cyane rwose amahane yo ntiyayabura kandi nawe ujya ubibona nyine urebye uburyo kimba nakwishimiye kandi nabikubwira basi ngo mbishobore kabisa nanjye nyine mba numva ari byiza nakicarana nawe no bebe nuko wanangiye kure maze wangiye kure nawe wabanza ukaba unanshaka
nanjye mwegere ntarabikaba sibyo ahubwo Imana ifashe ntikigere hano sinzi iyo yagiye niba ukuntu ndi kumva twakigumira gutya wigo cyane maze mba numva nanjye twakomeza twicaranye ariko bizaba byiza cyane twasohotse nyine tutari kuganira ahantu nk'aho urabona uramuka azashobora nko kuzadufata cyangwa se nk'undi akaba yaza akatuvumbura we bipange tuzasohoke nyine twiganire neza twisanzuye ndabipanga turi kumwe ahubwo ufite umwanya we ryari shobora bizi ngewe umwanya ku cyumweru mbwira niba ufite umwanya ntarebe ku cyumweru nta kibazo ambwira rero ko nzaba ngiye urabizi ngendaho cyane nta n'ababebi b'inshuti zawe ugira bamubwira ati ngiye gusura mushiki wanjye hariya urumva ntabwo tuzavira hano rimwe tuzagenda ngiye ngusange umubwire ko ari umubebi w'inshuti yanjye ibyo ni ibintu byoroshye cyane ubundi ni wowe wanjye aho nzaba ndetse kare uzansanga usikare mu musigaye numva ntarya twicaye muri salo twembi kugira atatuvumbura byihorere wakwereka ukuntu ngiye ndi kurya buriya mba ndi kumucunga kugira ngo murebeho pe yego cyane rwose agira amahari amfashe n'ibiryo yabimenaho shani mutinya gute numvise yegera gutukana nuko ntamenye ibyo mupfuye ahubwo nsigaye nshaka nibura guta ubundi uzi ukuntu tugiye kujya tubikora kugira abasize nakoreweho ngiye kujya naha yaryamye aba ariwe uza kunyakira aho ujya utinda gutaha ujya utinda gutaha ahandi araba ari gufungurira wakire tujye uko twigenza sibyo ahandi rero ujya wamusanga sibyo ahubwo ngize amahirwe nibura nkabona nk'ikintu cyatuma bamuhamagara dore ngo nakunda gusenga nibura akagenda nk'icyumweru ajya gusenga wanamuganye akagenda nk'icyumweru kabisa ubundi noneho naramuka agiye mukazaza rusohokamo azasanga ahubwo n'ibyangombwa byose twarabihinduye sibyo yewe ni hatari cyane hataje ukuntu ugiye binshimishije yego gutya kuba atari yaza ngo nisanzwe ariko cyokora noneho uzi ikintu cyabuza gukorera uza guteshereza arya bazita gute za nzara zimwe ndende urabona izindi zino nkweto zaracitse zimwe ndende n'izindi yatangiye kuvaho ariko ahubwo ejo uzajye muri salo wowe nicyo ngukundira nkunda ukuntu ibibazo byanjye tubyumva ngo erega ntukajye niyo mpamvu kunagerera ntabwo nanjye uzigera umvunika umubwira ikintu ntekereza kenshi nanjye ntacyo uzigera umburana uzigera wifuzaho ikintu utinye kubimbwira igihe cyose rero ndeba ukuntu naba nkora mu nzu atanadusanga ntukarisasura noneho sinabukira ndebera nyine ntarebe ko hameze neza wategure ntacyo bitwaye urambwira sawa sho vuba njye kuryama da sha dufitanye gahunda nyine na ya gahunda natwe twaje kuyitekerezaho aba bana nabo baza guta imyanda hano kuki narebe nyine ubwo turaza kuvugana ari uko umaze kugera mu rugo umaze kuruhuka sawa umugoroba mwiza barabite se uja mwiza umeze ute meze neza uvuye ku kazi ndabona uri gukorera indabo ndi gukorera indabo ndi kubona nagomeje gupfa ubusa ndavuga kambe nkora hano ntabwo herukaga ariko nawe wari umaze iminsi nari nariraye yego ese wiriwe ute niriwe neza ndabona umeze neza nariye mu rugo se ninde urimo papa arimo udarimo ariko mame utaragenda kamubwira akantu gato ariko ntuheze rwose ngira nyine ubwira usa nk'ufite amasoni se ndabizi neza ko dukundana tubizi ndagukunda nawe urabizi kandi bose agira umujinya ibintu ngiye kukubwira n'umuntu bigatuma nkubira usa namuguteza kandi wumva ugiye kumbwira akantu keza shire akantu rero ngiye kukubwira uzi ko
uriya murumuna wawe asigaye aryamana na bose. Ntabwo ijambo ryumve neza. Jane na dadi mu buriri. Ntabwo ari ibintu bihenze. No, ntabwo maze iminsi ndi kubona. warababonye, warabafashe, warabumvise, byagenze gute? Narababonye n'ibintu byose baryamana ryari? iyo umaze kugenda baragenda nawe arabyuka akajya ahandi. Baragenda bakicara ahantu hamwe, bamara kwicara ahantu hamwe bose agafata amaguru ye akayashyira kuri Jane bakamuca inzara akagira utakarya naho ataribwa. tuvuge gake bose batwumva. hanze igiye gushya. Kandi iri ni ibanga mba nkibire nka mabuja. Humura shere, tubizi se erega ejo bundi buri wiki igihe nanicaye hano bampaye konje mu kazi, Jane yaratambutse mbona dada abaye nk'umuntu uhindutse, aramurangarira cyane. Byari byaratangiye. Umva rero nkubwire deal ukomeye cyane, sibyo? Ngufata nk'umwana wanjye urabizi. Yego. Sinya ngufata nk'umukozi hano, ujya ukora ubishaka, ukarya ubishaka, ukaryambiriza aho ushakiye. Deal yanjye nawe ugomba kumushiriraho ijisho kurindi. Umva niyo yamusitaraho jyita umuhamagara. Hari imbere yanjye ugira mabuja kugira ngo namenye ukuri kwanjye. Ntuma n'ifoto ngenzayikuzana. Kandi wowe ntuhite ko usakuza cyane. N'ifoto ntabwo nsakuza. Ikintu nkubwiye ngo ni kimwe, nubona musitayeho uzambwira ngo yasitaye. Yego. Nubona ari kurya akamubwira ngo wanze ujye, ni ukuvuga ngo niyo yaba no muri toilette ujye ugenda uhegeze. Kandi narababonye nyine ari kubarunguruka ndeba ibintu byose barimo. Ceceka wumve gatoya. Shari Kambe nkora amasuku mabuja. Dadi araryamye, aricaye, yagize ute, ari mu biki? Wamubonye kararyamye se? Dadi hey, Karamisheri ngiye kukwereka uwo ndiwe noneho. Karamisheri ngwino shu, ngwino ndi kugushaka filime urayireba nyuma. Ngwino hari akantu ndi gushaka kukwereka hano. Okay, nawe urabizi ko ikigeragezo gihunga. Nta kibazo shere. Werewe gute se? Nirowe neza. Amakuru Ni meza. mu kazi byagenze gute se? Mu kazi byagenze neza. Nta kibazo shere. Umagaye nsange hanze. Hari akantu nshaka kukubwiramo gakeya. Asa nk'akahindutse. Byagenze gute se kandi ko mbona utishimye? Nuko nyine bimeze shere. Inkuru mfite mu matwi yanjye niyo cyangwa ntago ariyo? Kagira inkuru rero. Ndi kubikubwira kandi kukubwira kugira nawe uyimbwireho. Nguteze yombi. Shere ugiye gushaka ko tuzamukana mu birere. Umwe kuri esikariye ya mbere, undi ku ya kabiri. Kandi uzaba muremure ku wundi. Nuzacubuka undi. Urubizi? Nese ubwo ikintu gitumye wowe urebera filime wakimbwe kuki kanze nkikubwire. Wowe na Jane mupanga iki? Na izina mvuze ntago uryumva. ese Jane ntago bizi ko ari mu sister wawe? Ni sister wanjye. Ndi kugira ngo nibura ubwo amafaranga na harya yicara gute? Inde uwo Jane uri kuvuga ngo ni sister wanjye. None ubwo nzamutegeka uko yicara, uko yakwicara kose uriya ntago. Noneho rero nta n'ikintu na giti cye. Reka rero nkubwire, sibyo? Urabizi ndakubaha pe. Nta n'umunsi n'umwe nzigera nkubahuka. Ariko rero nkubwire ngo wa mugabo we, niba uzi ko aho waturutse wahavuye udahasize icyo wari kugomba guhasiga, nindamuka ibyo numvise cyangwa ibyo nabonye ari byo, turaryana. Kandi ubu wasanga ari banza wumve agashinzi. Uyu uhagaze hano uri kuvuga ngo nagashinzi. Bose wimbeshyera pe ntabwo. Ubusa kubonye icyo utekereza ko ninjye wabiboneye none.
watwiboneye se nyine niba nyine urukweto ari hafi yanjye urukweto harya wacitse yego wacitse umugongo umaze kuwucika ni ukumuca inzara kwiha urukweto ni ukujya mu buriri bwanjye ariko umunsi nawe ugufatiyemo uzajwenga nk'umunyu ako si ubundi wajya ukamwibara ndabona nyine ukareka gukinga ibyo bintu ntanazi noneho uyu musisita noneho se yaje Jenny nawe ubwire rata dore niho usigaye unyumvira naho ubundi bwo uriya mudamu ewa uhagaze mushege si icyo nshaka kubaza shamani n'ibando byabaye biri mu bivanze ntabuje umunsi twarimo kuganira ntabuje yarahari umugore wawe cyangwa aramubwira cyangwa niwe wamubwira ko twari dukundanye muri ino minsi sheri urumva ubwo bujarwa nabujyamo koko shamani muneranyijeho nawe ewa musimbizi kabisa none se byagenze bite yakubwiye ngo iki sha yaje nyine arantunganya aramubwira ati se n'iki mupanga dusigaye dupanganye perezida mu gitanda yawe nawe ko haracifuse sheri ubwo yabibwiwe n'iki ko ntabyo namubwiye niba wasanga ari ririya ishyano ry'agakozi nyine ubwo ariko wasanga ariko ari agashinzi kabimubwiye ko twabiganije nawe turi kumwe turi twenyine sheri kari agakozi nako tugomba gufatira umwanzuro cyane rwose umwanzuro kigerageze kiraho ndamufata umwanzuro nabuja mwiriwe mabuja ni bene wanjye mabuja ni mama wawe mabuja ni mushiki wawe mabuja ni mabuja sezi si ntiwanamuba nk'umugabo wawe basi uzamuyitomo uretse ko wenda wowe wihutiye no kuvuga tukaba turi gupanga ceceka ibyo mwavuze byose nabyumvise kandi ariko umwana wangabanyijeho agasuzuguro mu ko kubita sisita wawe nawe ahubwo se ni ibiki dukoze no murarenge ubundi wowe wazanye sisita wawe mu rugo sinzanye nanamuvugisha mumfashe nk'injiji mumfashe nk'udafite ubwenge muhera ku kambere harya ubwo ni akazi murapangaga murakorana wowe reka wowe ni wowe wowe ni wowe ntabwo ari wowe ari njyewe ntabwo ugeze wumva icyo twapangaga ariko mabuja navuze ngo sindi mabuja wawe n'undi munsi n'undi munsi ni wowe umpinduye wagenze gake buri muntu wese bimeze ibintu turi gupanga ntigira ukubwira gutyo nkumvishe ariko hari ibintu mumaze kuvuga none ni ibiki se tuvuga ko ari kubwira umuntu agiye kunjyana mu mwuga none se ni umwuga w'uburayi wishimiye ko musanze yamusiga hano mu rugo watse nkamujyana mu kazi mufate umujyane mu kazi reka basi muguye mujye mwirirwana mu kazi no mufate umujyane mu kazi nirirwane nawe mu kazi njya gufata diplome twari turi kumwe nawe ariko nawe ndakubaza ngo umunsi nayifataga diplome y'ibyo nkora twari by'amahana bikuye hehe ibi ni ibiki noneho reka noneho nkubwire ako kazi ugiye kumujyanamo mugiye kujyana mwembi nawe ahandi umugore mujye muhinga yawe njyewe ngiye uri gusohora umugabo wowe ni wowe ndi gusohora none unjyane hehe aho ukwiye kuba seka cyane dadi nawe urabishaka ko ngenda ongera useke dadi si dadi nyine nta kintu yari atwaye ngaho vuga dadi vuga niba ushaka ko sister wawe ntabwo ari dadi ariko se wajya umenya ko basi twonse ibere ese ushaka banansuzugure mu rugo rwawe ariko je nyine ashaka ko usigaye wigira nyoni nyinshi nyine ushaka nansuzugure usigaye wigira nyoni nyinshi ukagira ngo njyewe nakumenyeye gusa nkumenya utambuye nkumenya tudahuye nkumenya tutasangira sisi niwe baduteranyije nje nawe duteranya nawe ugiye duteranyije kuko nta kintu ugiye kumbona wowe nawe noneho mugiye kubona warubizi neza ahubwo se wandere wagacyayi kari mu kanya umuntu wakubwiye amakuru munsi ntuzongere no kubivuga iryo jambo uri kuvuga urimira nk'uko ujya umira ibuye ntirice mu kibuno nyamara umugore bamuroze shana umugore bamuroze kuko amahana afite saya gusa